inyamibwa wanesheje umwanzi w'abantu abatware bo mw'isi y'umwijima wabahinyuye kumugaragaro amaraso yamenetse yankuyeho urubanza narabohowe ndaririmba kuko nzi yuko yambabariye. Hallelujah, he's wonderful. Njyewe baragiye kuririmba muri korali y'abana noneho njyamara ubwa mbere barambwira ngo niragakorasi ndagatera nyine ku cyumweru ndagakora nyikaririmba korali imwe yitwaga umusingi barambwira ati ntuzasubire muri korali y'abana ngwino muri iy'abakuru nyiririmba mari ngiye mwana. Yeah, man, my people are going to shut up. Then I say, baddest from trench, from the bottom, breaking to the top. The CIC in media, chief in media. I'm the best, others follow. Ngendi Lange rero ni nkuko bisanzwe unaweza kuniita mwalimu kwenye Lange Media. Karibu Queen rero dore nguyu namugaruye noneho dufite muzike dufite umucuranzi wa gitari acoustic bamwita Batista ni umucuranzi mwiza usibye ko nawe araza kwipresenta ariko uyu munsi rero ndagira ngo abantu mwakunze Queen uyu munsi mwabamugaruye kuri kamera za Lange Media tubahaye ikaze rero reka Queen tumwakire ndetse na Batista tumwakire ariko ndagira ngo mube hafi noneho kuko indirimbo noneho tugiye gukoresha ni indirimbo mwamusabye ni indirimbo abantu mwagiye munsaba kuri social media nkoresha ndi Lange 1.5 kuri TikTok ndetse no kuri Instagram ndetse kuko hariho nimero zanjye hari abanyandikiye kuri WhatsApp mugenda munsaba indirimbo nyinshi Queen mushaka ko abaririmbira niyo mpamvu uyu munsi turakoresha indirimbo Queen yahisemo ubwo rero mube hafi tubane muri iki kiganiro kubera ko rero Batista turi kumwe ni turi kumwe iminsi 3 bivuze ngo ni episode 3 tugiye gukora ndetse n'ibibazo mwagiye mumubaza uyu munsi turamwibariza abashe kuba yabasubiza. Queen Karame bimeze bite? Sawa. Say hi to the viewers. Hi. Hari hashize agahe bari bagukumbuye kuri social media ngira ngo bamaze kukubona ndetse no kukumenyera. Queen umwana ukiri mutoya ufite impano kandi uririmba neza kuririmba neza ngenda bizi kuririmba neza ariko n'abandi benshi muri comment nagiye mbona ndetse baranakubwira ngo courage. Yego. Urabyakira ute nka Queen mbere yuko kiriya gihe ntabwo wari uzi ko ubundi abantu bari kukureba ariko ubu ngubu urabizi ko uri imbere ya audience uri imbere y'abantu bari kukureba. Zamura mikoro tubwire ko Okay, ndabashimiye cyane narabyishimiye nyine njye ntabwo nari nzi ko bizagenda kuriya numvaga nyine atari ibintu birenze cyane waribonye oya nagaruvuga ngo naribonye ahubwo nyine abantu ntabwo nari nzi ko bagira urukundo rungana kuriya ntabwo nzi ko abantu bagira urukundo barakoze cyane kabisa pe nyine kuri motivation bamaye barakoze cyane ngo babwire bakore subscribe bakore subscribe like na comment banasharing basige comment ku kiganiro nibyo rwose rero Queen nkigusuhuza reka mbanze nsuhuze Batista umucuranzi acoustic muri injyana nziza muri kumva bati mbere yuko utwibwira ubanza ucuranga akantu bamve ko ari wowe ugiye kuba uri kumwe na Queen.
cyane. Yes, ni Batista. Bati nawe rero gira banze usuza abantu badukurikiye ubibwire ndetse na platform zawe kuko nubundi uba uri kuri platform zawe nta kindi kintu uri gukora uri gucuranga. Yeah. Ku bantu batanzi nitwa Uwihanganye Jean Baptiste ariko izina nkoresha kuri social media ni Bati Strings. Ni Bati gashyiraho strings ni parts ni tuno tumuna ducuranga kuri gitari two bita imirya. Nubwo nafashe izina rya muzike nkora riteranya ku ryanye nitwa Bati Strings. Umucuranzi w'umuhanga cyane. Ubwo rero niyo mpamvu ngira ngo Bati ndagushimiye wakoze kuza kubana natwe muri iki kiganiro kugira ngo Queen uyu munsi ikiganiro kibashe kuba cyagenda neza. Yes, Queen rero I'm back on you. Weho nubundi ikaze tugiye kwinjira kwa kuri no tugiye kubijyana ku murongo muri episode ya mbere tugiye gukora kuko episode zose ko ari 3 zizaba ari episode nziza zimeze neza. Niyo mpamvu ngira ngo muri episode ya mbere Queen winjire ku ndirimbo abantu bagiye bahitamo aba viewers ndetse n'inshuti zacu abantu bagukunze indirimbo bagiye bahitamo. Hari indirimbo yitwa Tobora, hari indirimbo yitwa Tobora, ubwo urayikora ku musaraba. Izo zose nagiye mbikubwira. Ubwo Batista nawe arazifite amanote yazo arahita areba then twinjirane ariko urabureba kuri kamera kuko turi mu kiganiro. By the way nta nubwo turi muri studio, urumva nyine ni ikiganiro aho byanga turajya twongera nyine dukore neza kugira ngo aho Queen ntudutenguhe wumve tempo metronome rhythm byose nyine kore neza sibyo. Nta kibazo ndagerageza. Bati again. Wawe mwiza niho amahanga yacunguriwe igorogota twavanye iminyago twironkeye mu maraso yawe. Uri intwari Yesu uri nyamibwa wanesheje umwanzi w'abantu abatware bo mw'isi y'umwijima wabahinyuye umugaragaro. Uri intwari Yesu uri nyamibwa wanesheje umwanzi w'abantu abatware bo mw'isi y'umwijima wabahinyuye kumugaragaro. Amaraso yamenetse yankuyeho urubanza narabohowe ndaririmba kuko nzi yuko yambabariye. Narabohowe ndaririmba kuko nzi yuko yambabariye. Narabohowe ndaririmba kuko nzi yuko yambabariye. Yes, urumva ko biriko biraza sika abarundi babivuga biri mu nzira biriko biraza kabisa. Noneho Queen indirimbo amaraso ndetse amaraso yamenetse ndetse na hariya ku musaraba sibyo.
nyuma y'uko tubivuyeho reka dute twihuta kuko noneho uyu munsi muri utu tu episode twacu ko ari dutatu ntabwo dushaka kuzaya dutindira abantu ahubwo tubahereze ibyo badusabye ubundi twigendere niba dusaba ibindi tugaruke tubibahereze sibyo wibutsa abantu ariko ko bagomba kudukunda yes bagakora subscribe bagasharing ndetse bagatera na comment cyane mbere y'uko rero ujya ni kwa kuni uko zigeze natondetse ikinyarwanda igiswahili icyongereza sibyo mbere y'uko ubakorera akandi kantu keza cyangwa se indi ndirimbo nziza ndagira ngo ngire utubazo dukeya mbanza kukubaza sibyo nta kibazo kandera hano tubazo abantu baba bagiye bakubaza ubisubirize sibyo turebe bo ibibazo biri aha ngaha rero Queen niwe urabyisubiriza kuko abantu barabibazaga nk'aho wagira ninjye bari kubibaza kandi bari kubaza Queen sibyo nta kibazo ndabibasubiza nta kibazo urabibasubiza yego twagiye ubundi ikibazo cya mbere amazina yawe ngira ngo twabibwe ariko ongera uyasubiremo witwa nde ufite imyaka ingahe amazina yanjye nitwa Umwari Queen mfite imyaka 17 ufite imyaka 17 yego okay wigiki kandi uri mu mwaka wa kangahe ndi mu mwaka wa gatatu w'amashuri S3 yisumbuye 3e ngo nyine urumva ndacyari mu cyiciro rusange twiga ibintu byose ariko n'ubundi ejo bundi urakora examen national yego ubwo tuzinjira ejo bundi mu wundi mwaka n'ubundi twamaze no kumenya icyo yiga icyo niga ntabwo Queen cyane cyamenye babe bitonze nzakibabwira nyine cyabonetse uzababwira icyo wiga cyabonetse nta kibazo aha ikibazo cya gatatu ni hehe wavukiye wakuriye okay navukiye mu mujyi wa Goma aho bita hano mu Bireri niho navukiye ngira ubwenge dutuye Kabutembo kurumva nyine n'ahantu hajya kwegerana nkurira hombi ndumva narakuriye hombi nagiye makurira ariko mu Rwanda yego yes niyo mpamvu uraza kongera ku giswahili turaje mu kanya yego mana kandi ngo mwumvishe ko hari n'uwavuze ngo nkunze ngo umwana aririmba igiswahili yarakoze cyane ikibazo ubwo nigeze ku cya kangahe ujya kujya ku cya kabiri cyangwa cya gatatu ikibazo cya gatatu ujya kujya ku kibazo cya gatatu ibaze ko ari ibibazo 31 ibibazo 31 ibibazo 31 urabisubiza ibishoboka ndabibasubiza ibibazo 31 ariko nubundi uzagenda ubisubiza muri izi episode nzagenda mbisubiza muri izi episode urumva ni ibibazo 10 ubwo buri episode ni ibibazo 10 buri episode ni ibibazo 10 yes tugeze noneho ku kibazo cya kane niki ukunda gukora mu gihe utari ku ishuri cyangwa mu rusengero ikintu nkunda gukora okay ikintu nkunda gukora cyane nkunda kuba ndi kwiyumvira indirimbo nkunda kuba ndi kwiyumvira indirimbo what kind of songs akenshi nkunda kumva indirimbo gospel indirimbo za gospel ako nyine gospel iyi gospel akenshi nkunda kuba ndi kwiyumvira gospel no kuba ndi gusubira mu masomo yanjye uri kumva gospel gusa oya ntabwo ari gospel gusa waba uzi ko hari akarimbo kamaze iminsi kari gutrendinga ka Diamond kitwa I'm so happy I'm so happy nago nyine nabugenze kurikirana cyane ariko nyine mbizi ko yari ndumva narayumvisha ariko ukunda gospel songs cyane yego ubwo ikibazo ni icya kangahe ubwo tujya ku cya gatanu mbo ikibazo cya gatanu kiragira giti ninde muntu ukugira inama cyane mu buzima bwawe umuntu ugira inama cyane mu buzima bwanjye
umwe babiri ninde muntu ukugira inama cyane mu buzima bwawe ufite abantu benshi around you sibyo ariko ushobora kuba ufite umuntu umwe ukugira inama umuntu ngira umwe ngiye ibibazo nabitondetse bitewe n'ukuntu babimbaje ari byinshi bijagara ariko nabitondetse bihereye nabihaye ibyiciro sibyo ubwo nahereye ku bibazo ku buzima bwite noneho ibindi bya kariyeri nibyo tuza twinjiramo kuri 6 ariko icyo cya 5 banza ugisubize ikibazo cya 5 ninde ndabasubije kugira inama mu buzima umuntu ukunda kungira inama cyane cyane w'inshuti yanjye cyane ni mama inshuti yawe ni mama mama niwe muntu kuko ari we muntu dukunda mama wawe ni inshuti yawe cyane aba mama bubahwe kabisa give respect to your mama ndamufana ndamwemera cyane uramwemera cyane yes aba mama ababyeyi mwubaho urumva ko uyu mwana mama bamugira inama okay ariko nubwo bakubaza ibibazo nzaye mvangamo utwanjye nta ko niba kibazo nagostinze ngomba kunyuzamo ariko nanjye biri related sibyo aho ngaho ukiri kuri mama wawe kuri kariyeri yawe ubundi mama wawe we cyangwa se ababyeyi bawe muri rusange uburyo impano yawe bayisapotinga gute se ntabwo bakubangamira ntabwo bakubuza iyo ugiye nko kuririmba like tubwire ukuntu bimeze ababyeyi banjye ni abantu banshyigikira iyo ari ibintu bifite ubusobanuro kandi bishimiye yego bajya banshyigikira bajya bagushyigikira yego bajya banshyigikira noneho ntabwo bakunze kumbangamira ariko nanone iyo bari kubona ari ibintu byatuma mva mu murongo baranganira kabisa cyane ariko baranganira iyo bari kubona nyine ari ibintu bisa nkaho biri kujya ku ruhande ibyo nyine bifuza ko nkora baranganira cyane n'ibihano bizamo cyane bivuze ngo ukwiriye kuba ufite disipurine nyinshi wubaha ababyeyi nyine baba bakeneye ni ngombwa ariko ababyeyi baba bakeneye kububaha ababyeyi baba bakeneye kububaha cyane you should be must ahubwo I must be okay turakomeza tugeze ku kibazo cya kangahe harimo n'icyawe oya icyanjye nyine ntago kirimo ubwo tujye ku cya 7 sure kukuru ku cya kangahe ku cya 6 oya kwinukanye urumva ikibazo cya 5 cyavugaga ngo cyabazaga ngo kira ndabyibagiwe ariko narindi kubyibuka yes tugiye ku kibazo cya 6 ntabwo tugiye ku cya 7 ura warukizemo n'icyanjye ariko nari nkumaje n'ibicyo kirimo oya ntago kirimo nta kibazo ubwo rero ahangaha ibibazo 30 ugomba kubisubiza sibyo ubu ahangaha rero ugiye kubanza ubacangemo akandi kantu ubu tugiye Batista reka abanza turebere indirimbo ikurikiyeho mu Giswahili mu Giswahili tujya muri episode ya mbere ariko ugiye kubanza ucollecting kakantu karimo iringara kuko wabonye barakwatatse cyane abantu baranyatatse barakwatatse no mu nzira twarahuraga cyane kuri TikTok cyane kuri TikTok none ibintu wari kutubwira bibaho ariko habaye kutumva neza wenda kugera njya ndirimba ku mama pe banzu babwire ahantu bakoze mistake ahantu habaye misunderstanding ni kuri ntago ari gumama ni kumama none ntago ari azanga ni azwanga ni gutyo nabonye ari byo noneho bikore bitsindagiye ku buryo babasha kubyumva ke azwanga bomwana kumama papa yawe kumama papa kisi ya soni kumama papa yawe kumama papa azwanga bomwana kumama papa yawe kumama papa kisi ya soni kumama papa yawe kumama
kumama papa kumama papa kumama papa yazanga pamwana kumama papa kumama papa kisi asoni kumama papa awe kisi asoni kumama papa wow ariko ndi kubona biri no kugutera emotion urumva hari ukuntu nyine utekereza speak loudly hari ukuntu utekereza nko ku magambo y'indirimbo ugasanga birahuriranye n'ama emotion iyi bikagutera emotion yego okay hajya bisobanura wangize umwana himbazwa cyane nibyo ngibyo usanga mbikurimbire mu kinyarwanda batego tu wangize umwana himbazwa papa yawe himbazwa papa wangize umwana himbazwa papa yawe kumama papa wangize umwana himbazwa papa yawe himbazwa papa mu kinyarwanda ni ibyo ngibyo mu kinyarwanda ni ibyo ngibyo noneho yego niri harya niri tugiye kubanza noneho duhite dukora indi refly ariko turabanza tubwire babu turabanza tubura oya Kiswahili nilifurahia turabanza hakuna Mungu kama wewe yes niyo tugiye kubanza twagiye none hakuna Mungu kama wewe, Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, ewe Mungu wangu. Hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, ewe Mungu wangu. Wewe ni Alfa na Omega, wewe ni Alfa na Omega, wewe ni Alfa na Omega, ewe Mungu wangu. Hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, ewe Mungu wangu. Wewe ni Alfa na Omega, wewe ni Alfa na Omega, wewe ni Alfa na Omega, ewe Mungu wangu. Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama Mungu wangu. ariko radacabiranyije urumva ukuntu gakubise wirukana ari ingenzi kiri slow Batista aragasubiramo Batista garagaje agasubiramo Ndagasubiramo. kandi Octave nawe watwibye abantu batazi abantu bumva iby'umuziki nibatumva bya Octave byari byo then you make Octave iririyo nta kibazo. ariko micro yegeze fa gato nujya gukora Octave ari bwo ujya nyine uko ijwi rigenda riba rirerire usubira inyuma gato
Hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, ewe Mungu wangu. Hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, ewe Mungu wangu. Wewe ni Alfa na Omega, wewe ni Alfa na Omega, wewe ni Alfa na Omega, ewe Mungu wangu. Hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, ewe Mungu wangu. Wewe ni Alfa na Omega, wewe ni Alfa na, wewe ni Alfa na Omega, ewe Mungu wangu. Nanga urishimye. Yeah, ariko biracyaza tu. Biracyaza. Oya hari nimbeho, hari nimbeho urumva. Hari n'imbeho. Ibintu birakaze. Ibintu birakaze. Nyine urumva iyo hari imbeho n'abaririmbyi barabizi. Iyo hari imbeho umuntu akunda gusarara. N'inkorora ewe yaba ari ibibazo. Noneho twagiye. Nilifurahia. Nilifurahia. Bisobanuye? Narabyishimiye. Cyangwa se narishimye. narishimye. Okay. Nilifurahia waliponambia twende nyumbani mwa Bwana. Nilifurahia waliponambia twende nyumbani mwa Bwana. Nilirukaruka waliponambia twende nyumbani mwa Bwana. Narishimye cyane ubwo bambwiraga ngo nze mu nzu y'Imana. Narishimye cyane ubwo bambwiraga ngo nze mu nzu y'Imana. Nilifurahia waliponambia twende twende nyumbani mwa Bwana, twende nyumbani mwa Bwana, twende nyumbani mwa Bwana, twende nyumbani. Muze mu nzu y'Imana, muze mu nzu y'Imana, muze mu nzu y'Imana, muze mu nzu y'Imana. Nilifurahia waliponyagiza nije nyumbani kwa Bwana. Narishimye cyane ubwo bambwiraga ngo nze mu nzu y'Imana, ngo nze mu nzu y'Imana, ngo nze mu nzu y'Imana, nganze mu nzu y'Imana, nganze mu nzu y'Imana. Narishimye cyane ubwo bambwiraga ngo nze mu nzu mu y'Imana. nzu y'Imana. Wonderful song. Urakoze cyane. Indirimbo ni nziza, muririmbyi ni mwiza, ucuranzi. Urakoze cyane. Ahubwo umucuranzi ni ucuranga neza cyane. N'indirimbo ni nziza. Ifite n'amagambo ariko meza. Umuhostess. Umuhosta wararenze, ni mubi cyane, ararenze kabisa. Lang Media unaweza kuniita mwalimu. Kwenye Lang Media karibu. You are the first, the other follow. I'm the first, others follow. Others follow, yeah, nibyo. Ariko komeze niwibagirwe gukora subscribe tukiri mu kiganiro, kandi uko Queen ukomeze umukurikire kandi ukore subscribe, then uze no guba wasiga comment ku kiganiro. Reka telefone yanjye ishizemo umuriro, ariko ibibazo by'aba viewers nta by'aba haters barimo, ni by'aba lovers byo bonyine. Ntako bisa ni byiza pe. Ndaza gukomeza kubikubaza mu zindi episode ziragenda ziza,
telefone yanjye iraza kuba irimo n'umuriro yego then reka twanzike ku ndirimbo ya anglais yego ya Nta kibazo. English song niyo tugezeho then indirimbo bagusabye indirimbo Hallelujah Salvation Hallelujah Salvation nta kibazo Hallelujah Salvation ubwo babu aba yiruka cyane aba yabifashe tayari yes Hallelujah salvation and glory honor the power unto the Lord our God for the Lord our God is mighty yes the Lord our God is omnipotent the Lord our God he is wonderful oh the praises speak to the King of kings and the Lord our God he is wonderful shawara niki nuguri ndi kujya nsarara umubuku ugiye mu ijosi nako mbizi wongera reka maze iminsi nasaraye uri kuririmbira aba viewers ntabwo ari twebwe ewewe Hallelujah salvation and glory honor the power unto the Lord our God for the Lord our God is mighty yes the Lord our God is omnipotent the Lord our God he is wonderful oh the praises speak to the King of kings and the Lord our God he is wonderful oh the praises speak to the King of kings and the Lord our God he is wonderful hallelujah 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 he is wonderful hallelujah 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 he is wonderful yes yeah rero ngewe aba ari ibyishimo buriya ntabwo ibintu byose ntabwo aba ari guseka uri kunseka we ntabwo aba ari uri guseka kunseka no it's happiness sawa urakoze cyane ya noneho twagiye noneho kuri bya bibazo by'aba viewers cyangwa se followers kuri bya bibazo twatugeze ku kibazo cya tugiye ku gatandatu cya karindwi cya gatandatu yego Ka turebe icyo kibazo cya gatandatu kiragira giti ndi kubireba nanjye ahantu mba nabyanditse ibyo bibazo mana yanjye you need to answer nababwiye ndabasubiza ibishoboka ndabibasubiza Bansubiza kabisa ibishoboka. nyine
Oya, nta iyo mfite by'ibisho- ibisubizo nta by'ibishoboka urabasubiza nta kibazo kuko ugomba gusubiza ibibazo 10 kuri episode ya mbere. Ikibazo rero cya gatandatu kiravuga ngo urumva watangiye kuririmba ryari? tangiye kuririmba ryari ntekereje neza Tell them. ni nyuma ya corona harya corona ni nyuma ya corona nibwo impano yatangiye. urumva nibwo abantu bamwe na bamwe njyewe nagiye kuririmba muri korali y'abana noneho njyamo ari ubwa mbere barambwira ngo ni n'agakorasi ndagatera nyine ku cyumweru ndagakora nyikaririmba korali imwe yitwaga umusingi barambwira ati ntuzasubire muri korali y'abana ngwino muri iy'abakuru nyiririmba mari njye mwana okay nyiririmbamo igihe gitoya maze kuririmba byibuze nk'amezi 4 gusa tuza twimuka mu Rwanda tuza twimukira mu Rwanda kuko icyo gihe hari igoma tuza twimukira mu Rwanda ariko aba followers nabo abantu bagira ibibazo kabisa ikibazo ntari gutekereza kubaza nk'iki kibazo cyaje tugiye ku cyakangaho ubwo tugiye ku cya karindwi yego ikibazo cya karindwi kiri ko kubaza ngo ninde wakubwiye kuzi kuririmba bwa mbere kugira wumve ko nyine bya bintu ushobora nyine kuririmba waririmba neza tu kuko waririmbaga wumva bisanzwe ninde wakubwiye kuzi kuririmba umuntu wa mbere wambwiye ngo nzi kuririmba nkumva ahari umenya ari byo umuntu bita fika vocal fika twari turi muri practice ndi kumwe na verite sinzi akamaro naririmbye numva aranshimira arambwira ngo uzi kuririmba ngo uririmba neza yitwa fika ubwo mwararirimbanaga twararimbanaga okay abantu biwanyu bo bumvaga ubasakuriza biri aho ngaho bo bumvaga ahubwo sinzi bumvaga ndi kubaderanje bumvaga uri muri abaderanje iyo ndi mu rugo ntabwo nkunda kuririmba nigo ntabwo nkunda kuririmba kabisa yes ubwo rero ahangaha ni ku kibazo cya 8 reka tuye dusubikiye ahangaha kugira ngo ikibazo cya 8 tuze kugikomereza muri next episode sibyo reka dushimire abantu bari badukurikiye kano kanya bakurikiye Lang Media abantu bari bakurikiye Queen ndetse narindi kumwe na Babu Street hajya Bati Strings mumukurikire cyane rero mukunde ibikorwa bye then ubwo ngubwo episode ya kabiri ikurikiraho ya gatatu nucikwe uze kuba uri hafi kugira ngo izindi episode kuko Queen aracyabafitiye byinshi sibyo kuko hari ibibazo bambaje ibibazo 31 kandi nsubije 8 nsubije ibibazo 8 ubwo indirimbo zo ntabwo ari wababwira umubare kandi nyinshi n'indirimbo indirimbo zo manage bansabye indirimbo nyinshi ariko nyine twaselectinzemo ariko ziri mu episode episode ya mbere yes ngende Lang ari kuri Lang Media let's meet the next hit ciao ciao